uko bazitwara umukino wo kwishyura, ariko reka duhere ku ikipe ya Rayon Sport Mario. Mu gitondo cya none hari amakuru yabyutse avugwa yuko ikipe ya Rayon Sport n'umuyobozi wayo ngo yamaze kwegura kuri uyu mwanya, Jean Fidel Uwayezu. Amakuru avuga ko ku munsi w'ejo nimugoroba yari mu myitozo cyangwa nako yatumije staff technique akayibwira yuko we ku giti cye atari buze kuba ahari kuri mukino ikipe ya Rayon Sport igiye gukina ikipe ya Police FC. Amakuru byavuzwe byanditswe n'ahantu henshi, ariko ndaza kwifashisha tweet imwe n'umugenzi wacu yanditse avuga ati ngo perezida wa Rayon Sport yeguye kuri iyi mirimo, ashyira akabazo. Hanyuma umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport ati ibyo aribyo byose aneguye ntabwo mwabimenya mbere y'abamutoye. Icyo bivuze nuko iyo nkuru atari yabishyize kuri Twitter ye bwite nk'umuvugizi w'ikipe, ariko yasubije ikibazo kijyanye na institution akorera anavugira. Yes, ikipe ye ya Rayon Sport urumva n'umuvugizi ati aramutse aneguye abanyamuryango rero babimenya mbere. Kandi na Rayon Sport nibaza ko uyu munsi aho bigeze, ntabwo mvuze ngo yabaye pro ko igihe cyose yari pro, ahubwo ntabwo ari ikipe yo kuba inkuru nk'ingi yaba ngo babiceceke mu bihe nk'ibi. Kandi hari umugabo twaze tuganira mu gitondo yabaye muri komite y'ikipe ya Rayon Sport komite zitandukanye. Yambwira ati kuva nabaho yewe muri komite za Rayon Sport uyu perezida retired captain niye muntu nabonye ukora ibintu biciye mu mucyo. Ubusa yirimo byo gushyira komite yirimo abantu mujyana byarangiye ubwo abantu bamumenye none amajyana ndumva. Kandi ati nazibayemo hafi ya zose, ariko nta muntu ndabona muzima ufasha Rayon Sport mu nyungu za Rayon Sport na Fidel. Kuki Romari byari bibaye ubu ngubu inkuru ikavugwa yuko umugabo yeguye? Sinzi niba hari Fidel twemeranye ko yagize abantu baca ku ruhande bashaka kugenda basopanya abo nibabura muri Rayon Sport. Ni ibintu dusanzwe tumenyereye. Hari abantu ntabwo abantu bose mwakuzuza Rayon Sport, ni ibintu dusanzwe tumenyereye, ariko we yakomeje kurwana nabyo abereka ati ibintu bigomba gukorwa muri ubu buryo. Kandi kugeza ubu ngubu ifaranga rya Rayon Sport ntiripfe gusohoka ovyo, urumva igomba kuba rifite uburyo ryasohotse, accountability yabyo. So Fidel yashyizemo ikintu cya organisation, ikintu cyo gushaka gukorera mu mucyo. Hanyuma se gukorera mu mucyo, hari abantu byagiye bivugwa rero amazina mu gihe cyashize ko ikipe ya Rayon Sport bayibangamiye, wenda ariko tubyita mu gutegura ikipe cyangwa se no umusaruro wabonetse. Ariko nta gihe gishize niba wararebye umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera cyangwa se n'indi mikino yabanje, abahoze bayobora ikipe ya Rayon Sport kwitabira imikino yayo. Yes, barimo barayitabira. Izo rero ni imbaraga zikomeye, ni amaboko kuri komite no gushyigikira cyane ibyo komite irimo irakora, ibyo Nduwayezu arimo arakora. Niba mube hafi abagabo batandukanye barimo Rumongi batwaye donc Rayon Sport itwara igikombe cya Sekafa, ni wari perezida, yagize uruhare runini kongera kubeshaho Rayon Sport. So abantu nk'abo ngabo barakeneye, bakaza hano nk'aba Paul Hamyambuga buriya jenoside ikirangira afatanyije na Murangwa n'abandi nk'aba Migambi, abantu bake cyane nibo bashyize hamwe bagati tugomba gusubiza Rayon Sport. Umukino wa Rayon Sport na Bugesera Paul yarahari, sibyo? Wisiwe? No, izina rye ni Martin Batagambwa. Hari Gacinya Chance Denis. Yes. Hari na Prosper. Aba ni abantu babaye mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mu bihe bitandukanye. Nabonye former president Munyakazi Sadat nawe yari ku kibuga, nabonye yaricanye na Haji Mudaheranwa Yusuf, ndetse kandi Yusuf wabaye mu buyobozi bwa Rayon Sport, kandi na perezida Jean Fidel Uwayezu nawe yarahari cyane. Baje ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport
wa kimwe cya kane kirangiza bashobora gutsinda bakajya muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro, ndetse yewe wifuza no kugera ku mukino wa nyuma bagatwara igikombe cyangwa se bagatsindwa ku mukino wa nyuma, ariko basenga ngo ibe APR. uzi impamvu? APR iramutse itwaye igikombe cya shampiyona kandi icyo kizarangira mbere, ikaza ikayitwara igikombe cy'amahoro, ikipe bahuriye ku mukino wa nyuma yasohoka. itegeko se ryarahindutse? Yego, makuru hari nayo ngayo. Ntabwo ari ikipe ya kabiri muri shampiyona, noneho nigeze ku mukino nyuma w'igikombe cy'amahoro. iryo tegeko ntabwo ryari risanzwe rihari. Oya, hari asanzwe ko ari uwa kabiri muri shampiyona. Wenda kubwira ngo iryo ngiryo rihindutse mu minsi mike cyane, ntabwo ariko byari bimeze. Ikipe yabaga iya kabiri niyo agomba kugenda. ibyo bintu ntabwo byize bitorerwa n'abanyamuryango, reka byavuye he? Hariyo makuru ahari. Ibyo bintu ntabwo byize bitorerwa n'abanyamuryango habe na rimwe. Ari akantu Ferwafa yigeze gukora, urumva mukura muri 2005 yabaye iya kabiri, donc yabaye yari runners up ku gikombe cy'amahoro, urumva yaratwaye na Rayon Sport. Bahise bavuga ngo APR ko yabaye iya kabiri niyo igomba gusohoka, niko byagenze. Ubundi rero yakabaye muri shampiyona, yakabaye muri shampiyona niyo yasohotse. Oya, nibyo bisanzweho ku ikipe ya kabiri muri shampiyona ari isohoka, ariko uyu mwaka ngo hazasohoka ikipe yeze ku mukino wa nyuma. Ibyo bintu mu gihe ariko yatwaye igikombe cya shampiyona, yatwaye igikombe cy'amahoro. Ibyo bintu ntabwo bifututse, ntabwo uza kubyemera, ntabwo bifututse, ni ibintu bipanzwe ejo bundi, ni ibintu bipanzwe, ntabwo ibyo bintu abanyamuryango bigize babitora jamais, ntabwo ibyo bintu bigeze byigwa mu nama y'inteko rusange. Ngibyo rero. Ubwo rero twavuga ku ikipe ya Rayon Sport na Police, ntabwo nzaho ibyo bintu byaba byaturutse aka kanya nicyo byaba bigamije Romari. Gusa igihari ni kimwe, byaba bihari byaba bidahari, abakinnyi abayobozi bashyira umutima kuri shampiyona, bashyira umutima kuri Peace Cup. Shampiyona aho bigeze ubu wenda ni nk'amahirwe 20% cyangwa 30%, sinzi wenda ko nayageramo kuba Rayon Sport twari igikombe cya shampiyona, ariko ku gikombe cy'amahoro biracyari pourcentage nini, kimwe n'andi ma equipe bose barahinganya. Noneho yatsinze igitego kimwe equipe ya Bugesera mu mukino ubanza, wumva kimwe nyine ukumva ngo ni gikeya, ariko igitego cyagiyemo kiba cyagiyemo, bashobora kujya bakanganya 0-0 cyangwa 5-5, ako Rayon Sport igakomeza kubera ko yatsinze igitego mu rugo iwayo. Ubwo rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, Romario babe hafi ikipe, ejo bajye kureba Rayon Sport yabo kuri uyu mukino. Polisi akaba yakize hanze ibiciro ariko shwe nta kintu baravuga, reka nawe baheruka gushyira ikintu nko kuri Twitter tariki 3 z'ukwa gatatu, akamaramanza polisi y'igihugu na polisi FC kubona kuri social media bidahura, ntabwo bihura kabisa. Mu zindi gahunda polisi nationale ihagaze neza cyane, ariko hano hantu kubijyanye na FC noneho yo mushaka ko mubigenza, SG mugire uko mubigenza. Kumva hari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport utari Kigali, ariko ushaka kureba uyu mukino cyane, ariko se biciro bihagaze bite? Kandi muri iyi minsi sinzi niba ari yengeye nyine Romario, ni ukuba amaso ku bigendanye n'amafaranga yawe ufite. Mu kiro cy'isukari igeze kuri 2. Oya, njye simbizi iby'isukari, ntabwo bindeba ngewe, ntabwo bindeba iby'isukari rwose, ntabwo murana ntabwo nabimenya nk'uko nabyaye, ahubwo hari n'abandi bajene banywa isukari. Icyo gihe ufite abana bakaye isukari yakize, ariko sinzi uburyo ngiye mbabyumva. niyo udafite abo bana ariko ukeneye isukari, wowe unywa icyayi, icyo kiri kuri 2 atari, kandi ngewe rero si n'umukunzi w'isukari. inyama zigeze kuri 4. Mbese muravuga ngo umubare mukeya kwa kabiri cyangwa kwa gatatu? Oya Robert, muravuga iby'igiciro cy'intuza kugira ngo iyo mico ntabwo ari byiza. Hanyuma reka dukomeze, hari umuntu ngo Marine na Musanze bazakina ku cyumweru, ntabwo bakinnye. Hanyuma Bugesera na Espoir, Bugesera yatsinze Espoir igitego kimwe ku busa, nibyo twavugaga, cyatsinzwe na Sadik Sule. Mbi iraho n'ikipe ya Etincelle, irajya kwa Etincelle, Gicumbi irakira. Icumbi sinzi tu,
biragorana. Icumbi isigaje izi imikino yayo ikipe ya Gicumbi isigaje ejo kwakira ikipe ya Etincelle Igicumbi ikazasura Rayon Sport kwa gatandatu utaha ikazasura Gasogi kuri 10 ikazakira Gasogi kuri 15 ikazajya kwa Mukura kuri 23 ikazakira Rutsiro kuri 26 ikakira Bugesera kuri 29. Etincelle ura amanota yakagombye kuyakuraho ikagira 19 Rutsiro ikagira yakuraho nuko ikajya kwande kwa Mukura wenda nayo ikayakurayo kwa Rayon biragoye kwakira Gasogi se na Bugesera na Rutsiro kwa Bugesera naho ariko ni Bugesera izajya Gicumbi biragoye naho biragoye nako biranashoboka kuri kibuga cyabo nuvuga ngo imikino igoye kuri wowe ni Rayon Sport na Mukura ariko harimo na Etincelle impamvu Etincelle match ikomeye nayo igomba kuvuga ati tugomba gushimangira tukabona andi manota. Etincelle igeze kuri angahe? Etincelle igeze ku manota 25. Urumva rero ntago irabasira hanyuma tujye ku ikipe ya Mukura Victory Sport ejo irakira Gorira ihuye mbe nambe nuko bari buze gukina kuri stade ya Kamena. Iyi ni stade baheruka 2013 ni Kamena ki zikora ni Kamena niko sana kuze nyisi iyi ni stade rero baheruka gukina 2013 batozwa na Kazi Cedric nebuka ko hari nta gafoto yigeze kubona bamigi bari mu byo yicaye hasi ahinnye ukuguru kumwe asa nabi icyo gihe Harora yaramaze kubatera igitego Harora urumva so Kazi niwe watozaga Mukura icyo gihe nicyo gihe rero bahaherukiye baye 2013 na 6 12 na 3 none se muri Mukura ngo bihagaze bite uri Mukura uyu munsi nabonye Adams yasohoye statement avuga asaba imbabazi abafanati vice capitaine tumaze imisi tutabaye ibyishimo tumaze imisi tubamenyereje ahubwo se twakarebye yes wakareba ngaho ukakasoma ati hello fans, I'm glad to write this short notice for what's going on lately as a captain and a player in Mukura family. Ati bafana nishimiye kubagezaho ibimaze imisi biba muri Mukura. We are truly sorry for the losing and the sadness we caused you people. Ati turababaye cyane kubera agahinda twabateye kubera gutsindwa. I'm standing in behalf of my teammates and coaches that we are truly sorry. Ati mpagarariye abandi bakinyi n'abatoza muri rusange turabasaba imbabazi tubikuye ku mutima. Please, we can't do this without you people. Ntago bitwabikora tutari kumwe nawe. We need your support and I can assure your people that we are going to bring the happiness we gave you before in the upcoming games. We just need your support back and I hope this message is going to bring back Ati please, we can't do this without you people. We need your support and I can assure you people that we are going to bring the happiness. We gave you before in the upcoming games. We just need your support back. And I hope this message is going to bring back the ones we are losing and the ones we have now. Now to fight together this battle as one family. Mukura twaje ati tukarwana urugamba nka family cyangwa se umuryango wa Mukura ati Mukura twaje ubwo butumwa ariko zo bazafite akazi katoroshe kwa kishi sogonya hari akazi ariko ikindi nuko ejo hari ubutumwa bushobora gutangwa nyuma ya match. Hari uri gukekwa bimeze bite?
bitewe na situation Tony arimo ubwo nuvuga Tony ni Tony Hernandez Tony Hernandez hari ubutumwa bushobora gutangwa nyuma ya match arakiye kuki arakiye kuki nkurikije ukuntu ibintu bimeze Tony ererekane kumuvugira Tony ntago yishimye Tony ashobora kwegura kweguzwa kwirukana Tony ubwe ashobora kwegura kuko urabona hari ikintu cya mbere ikikora ko ibintu bitameze neza Tony ububasha yari afite nk'umutoza bwagiye bugabanywa bujya he donc inshingano zimwe na zimwe bagiye bazihaka n'ivyusi mu gukoresha imyitozo n'iki byose ugasanga ntago abyishimiye ntago yishimiye situation arimo situation rero arimo ishobora gutuma ejo afata icyemezo gikomeye akegura. Ekipe ya Bugesera yatsinze Espoir igitego kimwe ku busa cya Sadik Sule back to back nuvuga ngo atsinze ibitego bibiri mu kintu biheruka yes ikurikiranye ubwo hanyuma indi mikino irakomeza ku munsi w'ejo Marine Musanze bagombaga gukina umunsi ariko barazakina n'ubundi ku cyumweru kora ko ari gahunda zo kwibuka hariya mu karere ka Rubavu. Hanyuma ikipe ya Police n'ikipe ya Rayon Sport kuri wa gatandatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo saa 9 zuzuye. Gicumbi yakira ikipe ya Etincelle kuri stade y'Igicumbi. Hanyuma Mukura Victory Sport ikina ikipe ya Gorilla Football Club ku munsi w'ejo ihuye kuri stade Kamena. Mu gihe APRFC izakira ikipe ya Etoile de l'Est ku cyumweru kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuwa mbere Rutsiro yakira Kivu Sport kuri stade Umuganda. Duhere ku mukino w'ikipe ya ASD Kigali ndetse n'ikipe ya Gasogi United wakinwe uyu munsi ubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo n'umukino wa kabiri kuri Kasambungo Andre Romari. Yes, n'umukino we wa kabiri navuga ngo atangiye neza umukino wa mbere ore igikombe cy'amahoro muri kimwe cya kane umukino ubanza abasha kwitsinda igitego kimwe ku busa. Umukino wa kabiri nanone atoza ikipe ya Kigali atsinze ikipe ya Gasogi urumva ko birimo kuza rwose birimo kuza ikindi navuga babakinyi batabonaga umwanya abakinyi bandekwe Felix bahawe umwanya nicyo rero ubona kenshi niko bigenda muri football hari igihe usanga umukinyi runaka umutoza atamukinisha undi akaza akamujyazamo umusaruro abantu bakumirwa. Uvuze icyo wenda tujye kuri umukino nyirizina ekipe ya Kigali ya Kasambungo Andre uyu munsi hari habayemo impinduka reka mvuge ngo zitari nke. Impinduka ya mbere ni ukubona team captain Mugani Fabrice niyo rambaye igitambaro. Icyo bivuze ni iki nuko Bishel Latifu yari hanze niyo kapiteni wungirije Haruna Niyonzima we ari suspendi umunsi wa 25. Ubwo nuvuga ngo mu bandi bakinnyi bari basigaye Fabrice niwe Kasagira ikizere amuha igitambaro cyo kuyobora bagenzi be. Mwizamu harimo Ntwari Fiacre nkuko bisanzwe ko mu nyezamu ndi Shamil Bate afite ikibazo cy'imvune ariko noneho bafite witwa Rugero noneho mbe ko no kuri bench ntawe n'umuzamu wari uriho Bate yari yaje nane nimero 81 noneho rero mwizamu harimo Ntwari Fiacre uruhande rw'iburyo hari Rukundo Denis uruhande rw'ibumoso ruriho Ishimwe Christian hanyuma muri axe harimo Rurangwa Mosi ndetse na Kwitonda Ali. Abo n'abakinnyi bashya muri axe batamaze iminsi bakinana. Umukinnyi yitwa Ali ndamwemera. Ali ubuheruka numva yarakinanye na Bishel Latif. Yes. Mu gikombe cy'amahoro muri bakinana Gasogi n'ubundi. Hanyuma Mosi yaramaze igihe kinini nawe adakina. Ubwo abagabo bakomoka mu gihugu cya Uganda bari bahari Mosi yahora kuri bench inshuro nyinshi. Uko ndibuka n'ubushize Mosi yari hanze hanyuma bashyiramo Rukundo Denis muri axe na Latif. Ubwo Rugero yabasane ikina ku ruhande rw'iburyo kandi Musa hari Musa amaze n'umwaka wa 4 ari muri ekipe ya AS Kigali. Yes. Ubwo mu kibuga hagati harimo Kalisa Rashidi afatanya na Nibizi Ramazan ndetse na kapiteni Mugani Fabrice. Abasatiraga ni Ndekwe Felix
Abubakar Lawal ndetse na Michel Sarpongo ngabo bakinnyi 11 Kasambungu yari yatangije ubwo icyo bigaragaza ni iki rero Hussein Shaban Shabara yari hanze n'ubundi kuko ku mukino heruka bakina na Gasogi abonaga ko bitarimo 100% nk'uko wenda yari asanzwe ariko nawe yaratsinze igitego ariko uyu munsi ntabwo yari yabanjemo urugero yaba Hassan iburyo ntabwo yakinnye hakinnye Rukundo Denis mu kibuga hagati Niyonzima Olivier Sef ntabwo yabanjemo yari hanze hinjiyemo nde Ramazani yes Ramazani cyakora ni ugufasha abakinnyi bakina imbere nubwo ngo ari Kalisa ni Mugeni Fabrice ukina hafi ya defense hanyuma Kalisa Rashidi na Ramazani bagafasha we na Ndekwe Felix bagasa n'abakontorora hagati barutayizamu ni Sarpongo ndetse na Abubakar Lawal wagize n'umukino mwiza uyu munsi yatanze imipira 2 yavuye mu bitego yose cyane namukunzi cyane ubwo urumva ni zimwe mu mpinduka Kasambungu Andre yazanye icyo bivuze ni nuvuga ngo Abubakar Lawal gutangira noneho kandi atanze umusaruro yes ariko nubwo yari arimo baragasa nk'uca ku ruhande gatoya ariko Sarpongo n'ubundi nawe nubwo yasimbuwe abonaga ko ataraba undi Sarpongo nyine agera imbere y'izamu imipira ukabona hari ukuntu atayiteye mu buryo bwo cyangwa se ngo ahereze abagenzi be kuko nk'inshuro ebyiri bamwambuye umupira mu gice cya kabiri ari agize mu izamu neza muri surface yakaba yatanze umupira biranga ni nawo nabonye na Kasayisa musimbuza hanyuma ku rukipe ya Gasogi United hari Cyuzuzo Emegael mu izamu hanyuma Hakizimana Kazindu Hatigi afatanya na Mbogo Ali hanyuma ngo banamaka uruhande rumwe Hakizimana Abdul Karim urundi ruhande uruhande rw'ibumoso kwa Abdul Karim ngo Bugingo Hakim ntabwo yararimo ndetse na Ndabarasa Trésor hanyuma ubwo mu kibuga hagati harimo Kaneza Auguste afatanya na Eron Berian cyo kimwe na Theodore Marimpango ya Wanenji Christian abasatiraga ni Hassan Jibrin Kabanda Serge ndetse Rugangazi Prosper yabanje mara na Rumeri Gisre nabo babazaga nk'abasatira cyangwa se bashaka ibitego nureba kuri Gasogi United nta bihambaye nta kinini cyahindutsemo Serge muri iyi minsi urabona ko ari urimo arabanza nubwo atsinda ibitego rimwe na rimwe ntabwo ari wa mukinnyi bavuga ngo ni rutayizamu ikipe igenderaho umutegereje ibitego inshuro nyinshi ariko no mukinnyi n'ubundi ni umusimbura mwiza muri ba rutayizamu kuko yaba uyu Jibril usibye ubona ko ari gutsinda ibitego muri iyi minsi ariko Almer Jesur ubona ko aca ku ruhande yes ashobora kuba atari umukinnyi banza bo mu kibuga ugasanga burya karite agira nuko ikipe imaze kugera mu minota nka 50 tukamuzana aza gukora ibintu bizima uzare nko muri APR bagira umukinnyi nk'uwo Aniseti kenshi maze kubona ko yatangiye mu kibuga biramugora ariko iyo yaje mu minota 30 ya nyuma afasha APR kenshi kubona amanota hari abakinnyi babongo ni ba super sub iyo ije nka Mugisha Gilbert nanone ya muri Rayon Sport cyane muri APR uyu munsi iyo abanjemo umusaruro ntabwo ubona direct ako kanya ariko ntabwo yari yanaba super sub ariko yasimbuye basubona ko ikipe irimo irakina none ureba nka Baka senda mona yasimbuye ngo atanga umusaruro iyo abanjemo we ashaka kotsa hakiri kare abanza kurobemo igitego cye Mugunga Yves nawe nuko nawe yasimbuye mbona atanga umusaruro umusore wacu atsinze igitego wamamaza u Rwanda Kylian Mbappe Lotin yarishyuye hanyuma urebye ikindi nuko nka Idi Museni yagiyemo ariko ntabwo yakoze ibintu bihambaye umukinnyi ntabwo byamukundiye Romario byaranze niba ari ukwera imvune sinzi ko imvune ntabwo imvune yagize kirekire umwaka wa mbere yari muzima byaranze tu nuko kundi byanganye n'iby'umukinnyi tubira aho ngaho abyuka bitameze neza ariko kuri uyu mukinnyi ntabwo byamugendekeye neza Nsengiyumva Mustafa Rugangazi Prosper wabonye ko bamaze kujyamo hari bisa nk'ibyahindutse kuko Kwizera Aimable nageze hajyamo ni umukino muri rusange ejo bundi babaje Kasambungu Andre mu kiganiro itangazamakuru ariko coach byavugaga yuko utari wabona akazi ukiri hano mu Rwanda ejo bundi uvuye muri Kenya ngo hari uburyo wafashaga ikipe ya Gasogi United ngo byaba ari byo agiye gusubiza bati ibyo ni so wabaye biretse kano kanya ni ukuvuga ngo niba koko byarabayeho
ni ikipe ya Gasogi United azi mu buryo bunini kuko amaze igihe kinini mu Rwanda. Yarayitoje imikino imwe n'imwe, umukino w'inshuti yatoje ndumva wa Kiyovu Sport n'uwari na wa Heroes i Bugesera. Imikino mike cyane ntabwo irenze imikino 3 n'ibihari, iyo nibuka ni ibintu Heroes ndetse na Kiyovu Sport. ndibuka ko nyuma ya Kiyovu nibwo yahise avuga ati ko Kirasa yahise akomezanya n'ikipe ayijyana i Nyagatare ibonamo ibitego 3, harimo igitego cya Iradukunda Bertrand 2, hanyuma yo bajya kwa Mukura muri sezo ya 2019-2020. Ngibyo rero kuri Kasa AS Kigali ntabwo ari umuryango mushya ajemo, ariko nanone abakinnyi sanzemo ntabwo ari benshi. Yes, nabo ntabwo ari benshi, ariko burya kuza mu ikipe wabayemo nubwo wavuga ngo harakinnyi wenda atasanzemo, ubundi se abakinnyi asanzwe yaratoje muri ikipe ntabwo arenze abakinnyi 3, ahubwo se barimo harimo umunyezamu Bate Shamir ko yaramutoje, ni Bate yaramutoje, Bate Michel Latif. Yes, kuko Ronaldo Musi we yaje nyuma, abo ngabo nibo yatoje muri AS Kigali. Hanyuma hari abandi nanone yatoje ariko mu yandi maklebe, harimo Kalisa Rashid yaramutoje muri Police no muri Kiyovu. Yes, hari no muri Ntuza no muri Seke, no muri Seke. Aha, hanyuma hakaba umukinnyi Kakule Mugeni Fabrice yaramutoje muri Police, muri Rayon Sports ubushize ntabwo ari kumwe nawe, nabwo ari kumwe mu kwezi kumwe. Abo ngabo ari aharundi, ndumva ari abo ngabo. Abo bakinnyi ubwabo kubakiraho ntabwo ari bibi, ariko nanone icy'ingenzi ni uko ari umutoza mwiza uje muri ekipe ifite abakinnyi bumva kandi bakuru bafite karite zo kuba bakwitwara neza. Njyewe mvuga ni nk'umukinnyi nka Sefu ashaka kuzaba umukinnyi ukomeye cyane, ejo bundi Amavubi najya guhamagara ashaka kuzaba arimo, bitewe n'uko Kasasa agiye kumukoresha muri iyi minsi. Nubwo uyu munsi atamukoresheje, ariko hari abakinnyi benshi AS Kigali ifite uyu munsi Fela ashaka kuzahamagara bitewe n'uko bigaragaje muri iyi minsi. Yes, nabo nibamube hafi agiye icyo abafasha ababwire bumve icyo kintu cy'ingenzi. Kubabwira kumva ni kimwe, ubwo ni icyo ngicyo. Bakinnye umukino n'ikipe ya Gasogi uyu munsi wa shampiyona baratsinze, kuwa kabiri bazongera bakina n'ikipe ya Gasogi mu gikombe cy'amahoro. Gasogi na AS Kigali iminsi 3 rwose ikurikiranya, imikino 3 ntabwo biyoroheye, ni nkagenda ibyo APR na Marine. Akomesha Gasogi barahira ngo bagomba kuyikuramo. Rero n'ufise umuyobozi w'ikipe avuga ati mwabonye ibintu umusifuzi yakoze. Ngibyo rero. Hanyuma undi mukino wabaye uyu munsi ni ikipe ya Bugesera Football Club yakinnye n'ikipe ya Espoir, warangira igitego kimwe kubusa. Ni igitego cyatsinzwe na Sadik Sule, nawe waturutse muri Espoir. Sadik Sule ni umukinnyi urimo yitwara neza muri iyi minsi Romario, kuko nyuma y'imvune yari yagize afashije ikipe gutsinda inshuro 2 zikurikiranya, kandi umunyagana ni nawe watsinze ubushize akina na de l'Est, niwe watsinze igitego kimwe. Urumva ni umukinnyi navuga ngenderwaho cyane mu kipe ya Bugesera, iyo yabuze atake yawe iba yahungabanye. Ni umusore discipline, nicyo kintu abantu bagomba kumenya, très discipline. Kuvuga ati jewe objectif yanjye ntabwo ari hano muri Afrika, ndashaka kujya handi kure. Yuzuzaga igitego cye cya 9 muri mwaka w'imikino, kandi urumva yaramaze igihe kinini arwaye, kugenda azamuka. Ni umwe muri ba rutahizamu ikipe ya Bugesera yazanye ikeneye aya manota ku ikipe ya Bugesera. Rero yabafashije cyane, kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya AS Kigali nako ya Bugesera iri ku mwanya 10 n'amanota 30 saho, ubwo bari bafite 29. cyari bafite 27. Bugesera baza kureba neza aho bigeze ubu ngubu, ariko ni Mari ikipe ya Bugesera ifite 29. Yes, kuko yari ifite 23. 36 n'ibyo. Yari ifite umwenda w'ibitego 6 n'umwenda w'ibitego 2. Iri ku mwanya wa 10. Ubu ngubu rero iri mu mwenda w'igitego kimwe, iri ku mwanya wa 9. Nibyo ko aho none nabyo ntabwo bari bapudetinze, ariko nibyo iri ku mwanya wa 9 ubu ngubu. 29 isigaje gutsinda umukino umwe ikaguma mu cyiciro cya mbere, kuko ekipe mu Rwanda yamanuka iri hejuru ya 31 cyane. Yakurikiza honde Bugesera, nako Bugesera kurikiza ekipe ya Kiyovu Sport tariki 8, ubwo ni ku cyumweru gitaha. Harakazi nyuma yaho izakire Gorira
izasura ya Kigali yakire police igicumbi byarangiye ikipe iri mu cyambere umwaka utaha ikeneye amanota 3 yonyine iri mu cyambere ubwo rero usibye abo ngabo kinabwa nuko Hassan Djibril ko yujuje ibitego 11 kera mwataka ndamwemera afite vitesse aracyari muto arihuta akina precision akina n'abandi uziko mu mikino 7 iheruka amaze gutsinda ibitego 5 Maripangu afite ibitego 2 ariko Maripangu ni numero 10 mwiza asa bose zitarakina muri Gasogi none numero 10 mwiza kabisa ngibyo rero uko bimeze kubigendanye na shampiyona y'u Rwanda ku mikino yaraye ibaye kuri stade ya Kigali Inyamirambo ubwo indi mikino irakomeza ku munsi w'ejo ubwo turebera hamwe noneho ko imikino nayo izakinwa nuko kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Gicumbi irakira Etincelle igicumbi mukura yakire Gorira ihuye ubwo arakina kuri stade Kamena Police FC yakira ikipe ya Rayon Sport ku cyumweru APRFC yakina na Etoile de l'Est Kigali Nyamirambo hanyuma ikipe ya Marine yakire Musanze kuwa mbere Rutsiro kina Kiyovu Sport kaduhere kuri Police na Rayon Sport ni match nziza ni match capitale kuri bo cyane ko kuri Rayon Sport ni equipe ishaka kongera gushimangira umwanya wayo wa gatatu which is good ni equipe imaze iminsi iri muri pleine forme même chose ku ikipe ya Police ni equipe imeze neza yeka ko izi match zizaba ishusho y'uburyo bagomba gushora kwitwara mu gikombe cy'amahoro umukino wo kwishyura